Nkuko twatangiye uru rugendo rwo guhugurana, rwo gushyigikirana muri iyi nzira yo gukurikira umwami wacu. Ndi hano rero kugira ngo dushyigikirane kuko iyi nzira ntabwo yoroshye. Ariko ndagira nkubwire ko utari wenyine. Uyu munsi rero hari icyigisho Mwuka Wera yanyoboyeho nicyo shaka ko tuganiraho. Ese nawe muri uru rugendo ujya wibaza ibintu ushobora kureka kubw'inyungu z'umwami wacu Yahusha? Cyangwa wumva ko kujya gusenga ku cyumweru ugatanga icya 10 bihagije? Nkuko nabivuze hejuru, iyi nzira ntabwo yoroshye kandi si ya buri umwe. Niyo umuntu usiga ibyo afite byose, wiyanga kandi wikorera umusaraba w'umwami iminsi yose. Ubaho ubuzima buyobowe n'Imana. Iyo mvuze ubuzima buyobowe n'Imana, wumve kuba wizera Imana, ugendera mu ijambo ryayo kandi ukora ibyo ijambo rivuga. Kugendera mu mategeko yategetse, amategeko y'Imana ukayubaha. Uwavuze ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe hamwe n'ayandi, ni nawe washyizeho kuziririza isabato. Ukoramwe akica ndi, uwo si uw'Imana. Ushyira Imana imbere kuruta ibindi byose, ugira ibyo ureka kubw'inyungu z'umwami. Umenye ibyo akunda n'ibyo yanga, hanyuma ukora ibyo akunda, ibyo yanga ubireke. Ugendere mu mategeko ye, amategeko yategetse. Ibintu byose bituma mutagirana umubano mwiza ubireke, witandukanye nabyo. Hindura imyitwarire yawe. Hindura uburyo usengamo Imana. Niba urindira ku cyumweru akaba ari bwo usomerwa ijambo, bihindure. Tangira uyu munsi, ufate Bibiliya yawe, wihe intego, uvuga uti byibuze ku munsi nzajya nsoma chapitire 1. Hindura inshuti zitari iz'umumaro. Inshuti zigushyigikira mu mafuti, nizo musangira inzoga, itabi n'ibindi byinshi bibi. Ibyo byose bibi. Inshuti zitagukiriza ubugingo, zisiga inyuma. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu uzahondi ntiyange se na nyina, n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be, ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Luka igice cya 14 umurongo wa 26. Bakundwa, iyi nzira ntabwo yoroshye. Ni inzira iruhije kandi abayinyuramo ni bake. Ahubwo ijyana abantu kurimbuka, abayinyuramo ni benshi. Rero kora ibyo umwami ashaka, ugendera mu mategeko ye, umuha umwanya, uwo mwanya wose uta mu bidafite umumaro, uta kuri social media, ureba ibidafite umumaro, wumva ibidafite umumaro. Ntubonere Imana umwanya, ugomba kwisubiraho ukabireka, ukareka ibituma ukora ibyaha byose. Hanyuma ibyakunaniye kureka ukabyereka Imana ikabigukiza. Ariko rero nawe ukabishyiramo ubushake, kuko ntiwambwira ngo uyu munsi waretse inzoga, hanyuma inshuti zawe zikibereye mu mwijima zikaguhamagara ngo mujye out, hanyuma ukagenda. Of course aho ngaho ugiye kugerageza Imana. Hinduka, inshuti zawe zibibone, babone ko utakiri wa wundi, babone ko wabaye umuntu mushya, utakiri kumwe nabo, utakigendera mu mwijima, utakigendera muri bya byaha, muri ya mafuti. Aho ngaho Imana izabigukiza kandi izakurinda. Imana iragukunda. Ntuyoborwe rero n'isi ngo ugendere ku byigutegeka bitari mu ijambo ry'Imana. Wizihiza imihango ya gipagani, urya ibiryo bihumanya Uwiteka yabujije. Icyo ni ikindi cyigisho tuzaganiraho. Yoborwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rizakiza ubugingo bwawe. Uyoborwe naryo kandi ukora ibyo rigutegeka. Niba ushaka rero kugendera mu mategeko y'umwami wacu, kugenda nk'uko umwami wacu ashaka, ugomba kugira ibyo ureka. Ugomba kugira ibyo usiga inyuma kubw'inyungu ze. Ibidatunganye byose ukitandukanya nabyo, kuko twabamutegereje, twabamwubaha, twe tugendera mu mategeko ye. Hari byinshi duhishiwe, tuzahabwa ngo ibirenze ibiruta inshuro 100 z'ibyo twasize inyuma, ngo kandi tuzaragwa n'ubugingo buhoraho. Haleluya! Ijambo ry'imbaraga. Ngo tuzahabwa ibirenze ibiruta inshuro 100 z'ibyo twasize inyuma,
ikiruta byose tuzahabwa n'ubugingo buhoraho. Haleluya! Muhimbaze Yahwa, muhabwe umugisha.